tubahaye ikaze kuri Agasuda TV. Haleluya. Nanone bene data abakristo, bene data Imana ibahe umugisha. Uyu mwanya turongeye dufashe aka kanya kugira ngo twongere hagire ikindi kintu twongera kuganiraho kijyanye n'ubwami bw'Imana. Nk'uko bisanzwe tubibwira abakristo, turabwira abantu bifuza kujya mu bwami bw'Imana, turimo turabahishurira amabanga menshi kugira ngo mukomeze urugendo, ariko mufite ibihagije kugira ngo mutagera mu nzira mukagira ibibatega, cyangwa se mukagira ibintu bimwe na bimwe bigenda bihebesha, bityo ntimukomeze urugendo neza. Niyo mpamvu dufata umwanya kugira ngo tuganire ku by'ubwami bw'Imana. Ujye mu rugendo, ujye mu gihugu uzi, bityo nibwo utazahura n'abantu benshi bagenda baguca intege cyangwa se ibirangaza bigenda bishaka gusubiza inyuma mu rugendo. Ibyo birangaza ntabwo uzigera ubyitaho cyangwa ngo biguteshe umwanya, kubera ko uzaba wasobanukiwe neza iyo urimo kujya. Mana tugirire neza. Uyu mwanya rero ndashaka kubamenyesha ko umukristo ni umuntu ukomeye, umukristo ni umuntu w'agaciro, umukristo ni umuntu urimo imbaraga zikomeye cyane. Ariko umukristo yatisobanukiwe yitesha agaciro bitewe n'uko ntabwo azi ubushobozi buri muri we. Satani rero atinya umukristo, umukristo nawe agatinya Satani, kandi Satani atinya umukristo bitewe n'uko azi imbaraga ziri muri uwo mukristo, azi ikintu kiri muri uwo mukristo. Noneho uyu mukristo Satani agatangazwa no kubona umukristo ari gushaka gufata ibye, kandi nyamara Satani yareba ibiri mu mukristo agasanga ni ibintu bifite imbaraga nyinshi cyane. Yesu atugirire neza kandi adufashe kugira ngo tubashe gusobanukirwa aya magambo tugiye kuganiraho. Imana ibane natwe kugira ngo idufashe gusobanurira, idufashe kugira ngo dufatanye muri uru rugendo turusheho kunguka byinshi. Hari abantu iyo utasobanukiwe ubutware bukurimo, iyo utasobanukiwe ububasha bukurimo, ntabwo umenya no kuburinda. Iyo wasobanukiwe icyo ushaka kugeraho, kenshi iyo uhuye n'umubabaro ntabwo ujya ugutera ikibazo. Ariko kubera ko kenshi tudasobanukirwa imbaraga ziri muri twe, ububasha twifitemo, ubudahangarwa Imana yaduhaye, ubushuti dufitanye n'Imana, ubusabane dufitanye n'Imana, icyakwereka ukuntu marayika w'Imana ari kuzenguruka iruhande rwawe ashaka kugira ngo mube inshuti. Niyo mpamvu hari ibintu byinshi ari kukunyuza imbere, agenda guhishurira utuntu mu nzozi, agenda guhishurira utuntu mu bitekerezo, agenda kujyana mu materaniro y'abantu runaka bakaririmba ukumva uguwe neza. Burya umwuka w'Imana ari gutembera iruhande rwawe, arashaka kugira ngo usobanukirwe ineza y'Imana ku buzima bwawe, bityo umuhe ikaze mugendane. Ese ni gute uraha ikaze umwuka w'Imana akaba muri wowe? Ukuntu uri bumuhe ikaze, marayika w'Imana abanza kuvugira kure yawe. Umwuka w'Imana ukuntu avugira kure yawe, ashobora kuvugira kure yawe mu bagwaneza, abantu bakakugirira neza,
kumbi umwuka w'Imana arashaka kwinjira muri wowe. Umwuka w'Imana akanyura mu mibabaro, bikanyuzwa mu mibabaro. Nimba wari ufite ibyo kurya biguhagije bikabura, cyangwa se ukaba ushobora no kurwara icyorezo runaka cyangwa indwara runaka, kumbi umwuka w'Imana arimo aragushakira mu mpande zose kugira ngo umuhe ikaze, akorane nawe, aguhishurire amabanga y'ibikugose. Ariko we kubera ko uhora uhuze cyane, bigatuma umwuka w'Imana atabona ahatura muri wowe, bigatuma utaba inshuti n'umwuka w'Imana. Wirangara, ahubwo buri kantu kose kaguciye mu maso, gerageza ufate umwanya wo gutekereza. Bizagufasha kugira ngo wikaze umwuka w'Imana abane nawe. Yesu atugirire neza. Ubu burangare bw'abakristo rero, dore abakristo ukuntu babayeho. Dufate umuntu ufite imbunda, umuntu utazi imbunda ibikorwa byayo. Ushobora kumuzanira imbunda igura amamiliyoni menshi cyane, cyangwa igisasu kigura amamiliyoni menshi cyane. Iyo akibonye nta n'umwanya ashobora kugiha. Ushobora no kumbwira nkanjye utabisobanukiwe, ukambwira ati mpereza igiceri cy'ijana, kino kibundu kijyanire, cyangwa se iyi ntwaro yijyanire, akampamo n'ibikoresho byayo byose. Ariko kuko ntazi agaciro k'iyi mbunda cyangwa iyi ntwaro, cya giceri cy'ijana nka kimwe. Nshobora guhura n'umuntu ufite intwaro cyangwa se imbunda igezweho. Iyi ntwaro igura amamiliyoni menshi cyane. Uyu muntu akampa iyi ntwaro ngo mwihere igiceri kimwe cy'ijana. Igiceri cy'ijana kandi igura amamiliyoni. Ariko njyewe kuko ntazi agaciro k'iyi mbunda, ntabwo nzayamuha. Noneho umusirikare usobanukiwe iby'iyo ntwaro cyangwa se iby'iyo mbunda cyangwa iby'ayo masasu, we iyo mbonanye iyi mbunda, iyo mbonanye iyi ntwaro, ampungira kure. Uyu musirikare rero iyo abonye mfite iyi ntwaro, akabona amaze iminsi ntacyo nyimaza, abanza kuncungira kure, akareba koko niba yambunda nzi icyari cyo cyanzi kuyikoresha. Iyo arebye akabona ntazi kuyikoresha, aranyegera akanshukashuka kugira ngo ya ntwaro nyimuhe. Imana itugirire neza. Abakristo rero, iyo mutasobanukiwe agaciro k'agakiza, iyo mutasobanukiwe agaciro k'imbaraga zibarimo, icyo gihe abadayimoni mucyakira agakiza batangira guhunga inzu zanyu, bagatangira guhunga imibiri yanyu, bagatangira guhunga buri kimwe cyose kibakikije. Aho mugeze za mbaraga zibarimo zikagota icyo kirere kikaba icyanyu, mugahabwa ubuyobozi bw'aho hantu. Ariko kuko mudasobanukiwe agaciro n'imbaraga mwahawe,
bwa buyobozi bwa hantu mwahawe mutangira mwebwe kubufata nk'aho ntacyo bumaze. Satani rero kuko azi agaciro k'ibyo mufashe, agacunga ko mwabisobanukiwe, aho ni hahandi aza akavuga ngo he, kugira ngo arebe kuko niba urasobanukirwa bwa bubasha ufite. Siwumva ko Satani yagutinye, ibaze niba yagutinye utazi ikikurimo, utazi agaciro k'icyo uhawe. None se numara kumenya agaciro k'icyo wahawe bizagenda gute? Mu Kristo urakomeye, uri umunyembaraga, uri umunyabubasha. Satani niyo mpamvu ahahamuka cyane iyo abonye umukristo, ahita amenya neza ibintu bigiye kumubaho. Niyo mpamvu aho abera b'Imana bahurira, Satani ahagaba ibitero byinshi cyane. None wowe wabareba muri uyu mubiri ukabona ntacyo bamaze, bameze nk'aho nta mbaraga bafite, ariko ukabona Satani yahangayitse. Aba bantu mubirukeho, aba bantu mubasenyere, yabuze amahoro, nuko azi ikibarimo. Yemwe ba Kristo, uyu mukristo rero kuba ashyizwe mu butayu, mukristo kuba ushyizwe mu butayu ni inyungu zawe, kuko uri kwagura ubumenyi bwo kumenya uri muri wowe mbese akora ate. Hariya mu butayu uraza kuhabonera amana, hariya mu butayu uraza kuhabonera ibyo kurya bidasanzwe. Aho ngaho niho uzamenyera ko Imana n'ahatari inzira ihagira inzira. Imana itugirire neza. Wikuka umutima, wijarajara kubera ibyo ubonye imbere yawe. Wikuka umutima kubera ko umaze igihe kinini mu ntambara. Wicika intege, kuko umwami wawe burya muri kumwe. Kuko hari ibintu agomba kubanza kukwigisha. Niyo mpamvu uri guhura n'amakuba runaka, ariko wakomeza kwirinda ugendana n'Imana. Wagera imbere ukabona hari icyo Imana ikoze, nuko hari kiri kugira ngo urusheho kunguka, urusheho kumenya. Mbere y'uko perezida agera ahantu, hari abantu babanza kuza bakumva ibitekerezo biri mu bantu batuye aho hantu. Iyo bya bitekerezo abantu bamaze kuba kansoringa, ibitekerezo byabo byabavuyemo, hasigaye umwuka mwiza wo kwakira wa muperezida. Ba bantu nibwo batumira wa muperezida bakamubwira ngo noneho abantu ngwino, bashobora kukuvuga neza, bashobora kumva ibyo uri kuvuga. Hari abakristo rero bagiye bahabwa marayika w'Imana ugendana nabo, ubagira inama mu byo bagiye gukora. Baba abavugabutumwa bakomeye, baba nk'ibyamamareho gato, bishuka ko ijuru ryaje gutura muri bo, barangije bakora ibyangwa n'amaso y'Imana, kubera ko batari basobanukiwe igihishe imbere yabo. Bamaze gukora ibyo byangwa n'amaso y'Imana, wa marayika w'Imana wari uri kubatata
arigendera, ibyo bari bafite barabinyagwa. Icyo bishatse kuvuga, bakristo bene data, mwitware neza ku mwami Imana. Afite byinshi kandi bipanze bigomba kubageraho, ariko mu nzira mugenda muri kubanza gushungurwa. Ese ibi bintu muhawe murabikoresha gute? Nusobanukirwa ko icyo Imana igukorera cyose ntabwo ishaka ko wowe ubwawe, basobanukirwe ubundi umukristo ni iki. Umukristo ni iriba, ni umuryango w'iriba usohora amazi. Uyu mukristo nimba ari iriba kandi akaba ari iriba ry'amazi, ntabwo akwiye kwiyemera ubwe, nubwo abantu babona ayo mazi ageze hanze ari we anyuzemo. Ntabwo wa mukristo akwiye kwiyemera kuko ari we uri gusohora amazi hanze, ahubwo akwiye gusobanukirwa ko ari umukozi ku murimo. Wagiriwe amahirwe yo gutoranywa n'Imana, si uko uruta abandi, ahubwo menya gukoresha icyo gihe neza, kuko nukoresha icyo gihe neza kigeragezwa, Imana izaguha ubugingo buhoraho. Ariko nukoresha icyo gihe nabi kigeragezwa, nta bugingo uzabona. Mwitonde kugira ngo muzagere aho Imana yifuza kubageza. Imana ntabwo ishaka kukugira ikirangirire, ahubwo irashaka kukwagura kugira ngo bwa butumwa bwiza cyangwa se wa murimo wayo, bya bintu ishaka kubwira abantu, ibigeze ku bantu benshi. Ntabwo ari uko ari wowe ishaka kugira ikirangirire, ahubwo yasanze uri inshuti nziza yo kugira ngo ikorane nawe. Buri wese abanza guhabwa amahirwe yo kugira ngo Imana ikorane nawe, ariko uyu muntu y'amahirwe ye ayakoresheje nabi, aramanurwa. Uyu muntu y'amahirwe ye ayakoresheje neza, arazamuka. Kubera ko Imana ibishaka noneho ngo ajye ku munara hejuru, ku musozi ahirengeye, abwira abantu benshi. Ese amahirwe Imana iri kuguha uri kuyakoresha ute? Igihe cyawe Imana iri kuguha uri kugikoresha ute? Yesu atugirire neza. Witonde imikorere yawe. Hari umugabo witwa Herode, ngo yafashe abera b'Imana, afata ba Yakobo ngo abagirira nabi, arabica. Ariko Imana iramwihorera. Uyu mugabo Herode, Imana imaze kumwihorera, akora ibindi bintu bisa naho ari ugusuzugura Imana, ariko Imana iramwihorera. Ubundi hari ukuva mu isi kw'igihe cy'abakozi b'Imana cyari kigeze, ariko Imana igakoresha ba bantu bakakugirira neza,
mu maso y'abantu babona abo bantu bari kukugirira nabi. Noneho iyo abantu babonye uri kugirirwa nabi, harimo abababara, ariko wa muntu ari gukora umurimo w'Imana. Mbese uyu Herode byagenze gute? Imana yababajwe nuko yamukoresheje agasohoza inshingano z'Imana yari ishaka gukora. Noneho igitondo kimwe aje kugeza ijambo ku baturage, baravuga ngo none haravuga nk'Imana. Ubwiza bw'Imana bumuriho, none haravuga nk'Imana. Mbese igihe cyose ntabwo yavugaga, ariko ibaza uwo munsi kugira ngo abantu bumve imvugo ye yahindutse. Yahembwe, amaze guhembwa atangiye gushimirwa n'abantu. Noneho muri ako kanya mu mutima we ahita nawe abyakira muri we, atangira noneho gupanga indi mipango azakora. Ako kanya yahise agwa inyuma kubera ko atamenye icyo Imana yakoranye nawe. Hari abantu benshi muri uru rugendo mugiye kugwa inyuma kubera ko mutamenye icyo Imana yakoranye nawe. Uwo muntu ntabe njye, uwo muntu ntabe wowe. Imana itugirire neza kugira ngo iturinde kugwa inyuma. Menya neza ko Imana ari igushoboza. Menya neza ko Uwiteka ari ugushoboza. Menya neza ko marayika w'Imana ari ugushoboza. Ariko umunsi utabyibutse, umunsi wabyibagiwe, iherezo ryawe ni ukugwa inyuma. Umunsi wabyibagiwe, aya ni amabwiriza urimo guhabwa, uyu ni umuburo urimo guhabwa. Umunsi wibagiwe ko ari Imana yagukoresheje, iherezo ryawe ni ukugwa inyuma. Dore Uwiteka agiye kukuzamura, agushyira ahagutse cyane, ariko umunsi wibagiwe ko ari Imana yagukoresheje, iherezo ryawe ni ukugwa inyuma. Yesu tugirire neza. Mube maso, mumenye ko muri imiyoboro y'icyo Imana ishaka gukorera kuri iyi si. Bityo ntimukishyire hejuru, ahubwo mugendane ubwitonzi, mumenye ko atari n'ubwanyu, ahubwo hari undi muntu uri gukorera muri mwe, hari undi muntu uri kubakoresha kugira ngo mukore ibyo ashaka ko mukora. Ayo mahirwe mwahawe nimuyakoreshe neza. Mwirinde kwishyira hejuru, kuko kwishyira hejuru kwanyu kugiye gutuma mugwa inyuma. Yewe nyumva, witondere ibitekerezo biri muri wowe, kubera ko nibyo Uwiteka Imana arimo guha agaciro kuruta ibikuvamo. Witonde, kubera ko Umwami Imana arashaka gukorana n'abamwiringiye, arashaka guhagararana n'abamwiringiye, arashaka gusobanurira abamwiringiye imbaraga yabahaye n'ubushobozi yabahaye. Mwirinde kwitesha agaciro imbere y'abadayimoni, dore mufite imbaraga zikomeye. Abadayimoni ntabwo babashobora, ariko mwebwe mutangiye kwitesha agaciro imbere y'abadayimoni.
mumenye kwiyubaha kuko muri abanyacyubahiro. Mana tugirire neza kandi duhane umugisha. Bakundwa bene data, mwirinde kwishyira hejuru, mumenye ko muri imiyoboro, mumenye ko muri amasoko ashinzwe kugeza abantu h'amazi, ariko nimwibagirwa icyo muri cyo, muragwa inyuma. Amen. Komeza utuze, usobanukirwe byinshi. Imana igufashe, Imana ikugirire neza muri uru rugendo. Amen. Mbese uri gutinya iki? Mbese uri gushidikanya kuki? Ku Mwami Imana ari kugusobanurira ibisanzwe n'ibidasanzwe. Umwami Imana ari kugusobanurira mu buryo bw'umwuka ndetse no mu buryo bw'umubiri. Ariko se ntabwo udamaraye wicaye ku ntebe udamaraye gusa, utari kumenya umurabyo Imana iri gucisha imbere yawe? Ese ntabwo urangaye utari kumenya ibintu Imana iri gukubitira imbere yawe biri kugusakuriza? Ntabwo urangaye ibyo bintu bikaba biri gukubitira iruhande rwawe, ariko ntusobanukirwe ibyo ari byo? Ntabwo urangaye ko vuvuzera zirimo kuvugira iruhande rwawe, ko marayika w'Imana ashaka kugusura, Imana ishaka kukugenderera? Nta rusaku rukumva iruhande rwawe rw'amakondera aherekeje Imana ije gutura muri wowe? Nta rusaku rukumva? Mukristo mwene data, cunga neza. Hari ibimenyetso biri kukwereka ko hari umuntu ukomeye ugiye kuza muri wowe. Ugiye gutezwa intambwe, ugiye kwimurwa kuri iyo etape wari uriho. Ariko cunga neza urwo rusaku ruri kuza, n'integuza y'ibintu y'umwami ukomeye uri kuza muri wowe. Witinya, kuko umutima hari umugambi mwiza Imana igufitiye. Hari umugambi mwiza Uwiteka agufitiye, kandi noneho aje kukugaragariza mu matara manini, aje kukwereka mu matara manini, atari amatara matoya, kugira ngo utaza kubura gusobanukirwa. Humura, uzabona noneho kugira neza kunini mu maso y'Imana. Gumana n'Imana rero, kandi kwiteho muri byose. Urakoze gufata uyu mwanya, kandi Imana iguha umugisha, igushyigikire, igusobanurire ibyo ishaka kugusobanurira, kugira ngo urusheho gukomera mu rugendo. Icyo Imana igukorera cyose, hari umunsi wo guhembwa. Uwo munsi wo guhembwa rero niwo Imana yaguteguriye. Uwo munsi wo guhembwa ntabwo ari none. Uwo munsi wo guhembwa ntabwo ari amafaranga. Uwo munsi wo guhembwa, bene data bakundwa, abantu baha muri iyi si bariga. Iyo bamaze kwiga, bashimishwa nuko bahawe diplome, igipapuro cyanditseho ngo diplome
y'ikigo runaka, icyo kintu kikamushimisha kandi yaragitayeho umwanya munini. Uyu munyeshuri ntabwo ashimishwa n'uko bamuha ibihembo, ahubwo ashimishwa na cya gipapuro bamuhaye cya diporome. Ikigo nacyo gishimishwa no guha wa munyeshuri diporome, kuko ari cyo gihembo gikuru baba barateganyirije uwo munyeshuri. Rero hari diporome y'ijuru ryateguriye abizera, abagenze neza mu rugendo. Hari igihembo nyamukuru bateguriwe, kandi icyo gihembo ntabwo gihabwa n'ubonetse wese. Urashaka guhabwa icyo gihembo? Gendera mu kwera kw'Imana, gendera mu mucyo w'Imana, gendera ku cyo Imana iri kukubwira. Uzahabwa icyo gihembo bitewe n'uko uzaba wanyujijwe ahantu hatandukanye. Turagushimiye kandi Imana iguha umugisha kubana natwe muri uyu mwanya. Amen.